uracanga ikibundi ariko so ndagucangira abantu heremo mwana aheremo inshuro twacangiye ziri kwita ndagutuma urushishi wowe hari abakobwa nababonye ubwo zakibamba na zaki urayiziza wowe urayibona wowe rebera nagaso gusa turatsinda ikikati byo ngiye urahiramo kandi turatsinda wowe unyizera reka zera ibyo ni bya bifate byawe wenda gutuma ushaka umutima w'urushishi ngiye ngomba no kubiba mwana gusa ubwo nabibye twite nizibanye ubwo turasubira ahubwo dusubiyemo gwe ariko ye kinasha turabemeza ambo sinabivuze ndabatsinze rwose njyewe birabaye rwose njyewe birabaye ikibazo hano ndabatsinze nta kinyeneza hari umukozi wanyu wo kuzana ikarita ngiye cyana kirapika ikibazo hano wowe naguvamo ndagutuma umutima w'urushishi wowe no urabona turufu cyane wambwa mwana witungura dore wanyu yapitse ariko sha urabona na kimwe uzamuka na kimwe mu burayi hose ngakire jyana ufite ikibazo cy'umuntu ukunda abakobwa ni 15 ka mbere hano hari umuntu ukunda abakobwa mwana kina ndagutsinda wowe iki ni igitego icumi wowe ni igitego iyi ni twe jokeri se ngatwemeze Semana ujye urambona bifu bana ukunda abakobwa ariko se mwe muramuhora iki wabona uriya mukobwa uteye nk'igitunguru cy'ikijumba umukobwa mwiza uteye kuriya rwose wagutuma abakobwa beza muri muhango wazanuriye ariko banza urebe rwose se wagiye umbabarira banza urebe rwose uburyo afite imbavu zivura amavunane utubabarira mwana mwamwihoreye ihera ijisho uzi ko ahise umusiga kubera umukobwa kwita amaso dore nta mugore mukina ubu ngubu gukina birarangiye kubera uburaya bwe ikiro ryacu turabatsinda ndongade waranyobeye wowe rwose ni nziza tuzasanga rero twayibonamo inzu abana mu minsi dukunda batsinda turebe ko iki gipangu se tubanze tuharebe nta kibazo okay ukabona ari nziza cyane sama rero nahagusiga wagiye nzamara igihe kinini karitsiye se kirimo inzu nziza nzamara igihe kinini rwose ndita rifuru izere ko uzaba witwaye neza nshaka gusiga ahantu heza kiriya gipangu biragaragara ko ari na kinini tu akaba ariho tubaza turebe maze sheri ugiye kunsiga rwose gukorera amafaranga sibyo nkaza nkakwatsa nanjye nkiyatsa tugize amahirwe twabona dukorera ubukwe gusa umeze neza sibyo ntabwo nzihanganira ko ndakubona ariko kubyihanganira kuko uzaba umeze nanjye niko nzaba umeze kandi ugomba kujya unanansengera twaho ngiye naguhoroshye kandi nawe nizere ko uzasigara neza sinzi wumve hari abagabo bakwinjiriye nagiye ntubizi ukuntu ngukunda turabizi turakundana sibyo nishimiye ariko kuri muragenda ujya gukora urukundo mu muhanda wagize ibintu tubona ndagukunda Nikari ego bimeze bite sera bitese sha komera nk'igiceri note iracika komera bimeze bite murashaka ibiki abana barahari barahari rwose mwabashakiraga ariko amahoro amahoro kansemuke njye kubareba ni karibu nimwinjira nta kibazo sawa umuhungu wanga ko avuga amagambo menshi nimba gusiga bizaba ari amahoro uzamukira urabona afite amagambo menshi cyane utegereze turabona na kinini iki gipangu ahantu ni heza cyane abagusize ahantu heza rwose undi ni wowe ahantu ni heza cyane cyane inzu n'amarangi meza ahantu umuntu ahakoreye n'ubukwe byaba ari sawa wowe nta kintu azankorera sawa urakinini cyari ukuta kikwana boss hariya hari abantu nsizara ku gipangu ngo bagushaka baracaka ubwo baragushaka ariko harimo agakobwa we icyakamba ntakajyamo ni akanoni n'akanguza icyo mufashe
ibyo ni byo uzugira wese nabeshya akira mwiza wakora iki nabeshya cyane yakwirukana nabeshya utajya gusa abantu iyo si mwatangiye kwigira nabeshya nzaba ariko abantu ngo bari barihuta kugira nabeshyaga ariko ngo barihuta nabeshyaga ubundi iki cyane nkizanyije muri ari bose atangiye kwigereza abantu bari ku rwego ndaje reka ndeba atuguruka ngo rusimbishe ariko ariko ibyiza bizajya biribwa n'abakire nk'abakire batwibonere none se urabiziwe ushobora rero biragaragara ariko nawe unanirwa vuba akantu tugenze ntabwo umenyereye kugenda metero cyane 10 koko karakunanije ko nabonye akunda abakobwa cyane ukuntu mu kanya yarahaguye urukebuha aha niko yabaye gusa hari igihe abazana bakararana maze ubundi yewe we ubwo rero umeze areba iryo tako we yewe we nkumva kamera irahagurutse ntubonye se urushya nkubise nturubonye nta mikino nyine agira ariko gukena si ikintu nanjye buriya hari igihe kizagera njye mbona agakobwa keza nka kariya nk'isasire ntarirarenga yakigihumbi imana imyinshi pakuruye nzamusigara ariko ashobora kuba ari umwana mwiza mwiriwe neza mwiriwe ntabwo amakuru yanjye neza neza yego umeze neza se hano muri iki gipangu muregeza n'iki ikitugenza urabona yewe rero nguyu ni sheri wanjye ndabareba fiyanse wanjye ndi gushaka ahantu nkorera ubukwe genda umusirikare nyuma y'iminsi ndaba ngiye Darifuru ndi gushaka ahantu heza namusiga tekanye nkazamusanga nta kibazo afite kandi iki gipangu yagishimye abarira rero ntumakanire ko ahantu tutari buhabone inzu ariko arabazana azana abakobwa b'ibyukira ingeri zose ab'i Burayi ab'Amerika abazi ntaho rero abakobwa b'ubwoko bwose baba ari abatanzaniya abakobwa bose menye afite iduka bacaguriramo cyangwa amangazini barasimburana buri gihe ariko urambonye ari kumwe n'umuhungu ari kumwe n'umusore menya ari sheri we niko yansayewe ntabwo ibyo yabijyamo igipangu ewa igipangu se hari abantu rero barimo mwayishakaga utaninze ryari byibuze uyu munsi urayitubwiye yuko iri buboneke ejo twahita tugerageza kuza tukitegura ejo murabona nimero zanyu ko nshaka ko nyuma y'iminsi 3 ibintu biraba birangiye ubu ko nshaka kurara mbukoze ukazagenda ubirangije nta kibazo urampa nimero zawe ubundi 078 12 12 45 11 reka ntabwo ndindira nta kibazo nabibonye ubwo nzabasobanurira nzababwira ubu ngubu inzu ntabwo iraboneka ariko nzababwira ariko ukore ku buryo waraye tubwiye tugapanga izindi gahunda sibyo uri sure nta kibazo sawa nta kibazo rwose seri cyeka twakizera n'umugabo nta kibazo byara ahandi twakwirirwa tujya gushakira hano hantu ni heza nkunze ntabwo byaba ari hano neza rwose harisanzuye nizeye kuri buze kumamagara noneho ndaguhamagara nizeye ko nta kindi kibazo gihari oya nta kibazo nuko ahantu ariko hameze neza amazi umuriro biraboneka turabashakira inzu ni ukuri nta kibazo nta kibazo muramuka sawa sante sawa Kadogo agiye se ngabakingurira sawa ntacyo twakikingurira ahubwo wamubwira akaza agakinga sawa ariko Imana irarema kabisa pe yego umukobwa Imana irarema Imana yamuremye ku cyumweru nta kindi yakoze rwose ihera hasi irazamura no ku gasatsi yego we ariko boss aramujije nakoreka mucecekere Kadogo ko numva wivugishaga bimeze bite ko numva wivugishaga Imana irarema yaramuremye rwose yego oya siba ibyo ndi kukubaza uri kubyumva ba bantu baragiye ni mupenzi ziba ndi kukubwira ba bantu bagiye bageze nk'aharuguru ariko icyo ubu nkubita boss ubu nzakomeza cyane kandi umaze kubyimba ariko boss shashe rero
cyakituzanye se twanzuye ko tukibona. umva mwe muhagaze gato babwirwe muhagaze yagira ngo hari agatekerezo nabubutse wenda n'abahagaze aho nk'umunota umwe cyangwa ibiri bamujyana wenda mu majo nimba uzanasigara hano akareba uko hameze ubundi ahita aza kubwira nta kibazo mwikomereza nari nkibeshyeho gato atanageze mu reka aze ngire mu nzu arebe nta kibazo wowe urabugumye nta kibazo Ngo kugenda se ubura oya niba ari kujya kureba ibyo ari byo nta kibazo kangenzo banguke umunota 5 Bueno, todo todo. Ya hecho, ya. turabona ukuntu nzanyira Oya shana ko. Niyo mu gacoci kizima. Ntahantu twaba tuzi mu bwa mbere ko ndi nanjye nabonye isura ko bwa mbere nyibonye siko mwibutse twariganye Wow! Oh my god. None ukaba warubuze siko wakuze cyane Narakuze. ahubwo inzu nayibonye Inzu. Umugabo ngo umunsi. Ko umusaka. inzu nayibonye kandi Mfa ngiye gushaka. siko wabaye umukire cyane Oya ibintu nyine. tuzanayasange Famuteze kursi. Inzu irahari. Sheri wawe. Sizo niyarambiye izuba ntigamuyaga. Ariko ajye no kugusiga muri sa ubwo ni. Nimba gukunda noneho umubwire areke kugita ifuso n'umusanga ngo ngiye kugita ifuso. Ngo agiye kwiteza inzu. n'amafaranga arahari Nikise cya. Nikise kitari bazo magari. Kumva reka tureke kurambira na sheri wawe. Wowe ugiye kugenda mu nzira kinzi hari kumva inzira hari rwose aho muri azigira ikibazo. Bon, ibindi zatwiryohereza nyine urabona ko ibintu byose ana ikare uziba kunyari nkirukanye. Abantu ugiye kubabwira Imana nyirabikoze nizere ko ejo nzayiraramo ejo Mama kwatita basaba abantu bagiye mu bikikwera nta kibazo nta gahunda niyo uko bivuze ni koko atagira ngo hari twe turimo gusa nyine gahunda niyo ngiyo gahunda ni iyo nanjye reka ngende murebe ni ukuri byose cyane ukuri reka zibane gusa ariko sheri ubundi wowe ahantu wavuye kureba inzu ni muri Kongo aho bashira aho yavuga inzu ewa Negara nk'izuba wanyaritseho inzu hanyuma nini z'amasaha ndayizengurutse inzu nini cyane n'iki se ubonyemo kidasanzwe cyatumye utinda amasaha na gutya icyumba byiza ni nziza cyane oya kamubwire rero ntuzaba ikibazo mfiteho ntakikugiraho ubu uragiye umaze amasaha angana kuriya ubu ningusiga ngaha n'ahari ubwo bizagenda bite oya inzu yari nini cyane nyine kandi kuyizenguruka neza none se usanze bimeze bite ahubwo wakunze se turatombo cyane yakwemereye se ego kuva rya none se turajya mu uriya byaro muntu uburyo mubonye ejo ahubwo dushobora gutangira kujyamo mu gitondo mu gitondo ni ikibazo ariko atasiyo ni ukwitonda kwitonda kuko mbonye aha iki gipangu ntabwo nyizeye neza ayakizeye Tangamani nizere ko rwose rekera wanyu cyangwa mani simanzi ubundi gutanga ari zangwe erega nta diporome ubu ntabwo wabara we afite diplome yakuye mu ishyamba ubona wirirwa hari ako gasantere wirirwa mu makarita mu rusimbi ukagira ngo ntabwo njya nkina urusimbi niko barakubeshya tuba tumeze ntabwo njya nkina urusimbi tena iwe batangiye jama none se bameze bite ni sawa ariko se mani ikamubaza buri munsi mu bagore uvuga utarabaha ejo bundi sibwo twari turi kumwe wakoze igiko watumiye abajama badukoranye ntarahabwa icyo gifu hari umunsi wari waburara wowe utarwaye wari waburara icyo gihe ndibwo twari turi kugushima wadukoranyije waguze inzoga nyinshi cyane ariko nari nabivuze
ngaho mu karere ka Ruhango ngaho i Nyanza afite umugore buri munsi warongoye ibyo ni iki? ariko abagore beza bose nabo umwami ariko buri gihe nawe urakabije ni uguhora mu kwezi kwa buki buri munsi ariko njye muramuburi dore ibi byose ubona ahangaha bizamarwa n'abagore ibyo tubyihorere shaho abagore beza n'abagore saho nabikuye nzaba naracitse amaguru ariko mwarasaze aho nabikuye aho byavuye se mwe murahazi hari ikintu kimwe njya nibaza mba nibaza ikintu nagukorera ngo basi uve mu bagore unkorera nayo ushaka kunyica oya mba numva nagukiza wabuze ikintu wangiza aya mazu se niwe wanyubakiye we wagize oya ndagukiza kubw'agakiza uri pasiteri ukizwe uve mu byaha urimo ubundi se kwansuraga tugasangira icupa ngutumiriza agacupa se hari ikintu kimwe njye nagufasha naguhamagarira pasiteri aka kanya wanyu pasiteri samariki ariko se none ahubwo aka kanya oya hari abapasiteri basengera abantu bagiye oya ahubwo mwe batagutsinda avuga ko mwe muretse mbabaze pasiteri ahantu ari pasiteri koko aza gusengera cyarasengera abo uwo diyakoni harya cya gihe diyakoni ngaho muhamagare tuze turebe pasiteri yitwa nde bamwita Theo wasanga ubwo ugiye kunzana umuntu usenga ahubwo ari wibikiramo pasiteri Theo harya uri diyakoni w'abakosheni ni uwande ubundi se ko wansuye dore nimero ndazibonye ibi noneho banza abana kuntu ubundi umuntu yikurira ikishi Theo agomba kuza akagusengera byose bikurimo iyo shitani yose uba amadayimoni yarakwaritse wowe ariko njye bansengeye gute njye ko uzi si ishapure nambaye iyi si ndakuramutsa Mariya ubwo se bansengeramo ibi alo Theo bimeze bite noneho Theo hano rwose hari umujamo wanjye mbona ibyaha byaramurenze murananzatsa rwose ibyaha byaramurenze sinyanditse mu gahanga hari ahantu ubona nanditseho iby'amakiriro ni wowe rwose ushobora kuza mbese niyo nanditseho ibyaha isi ishapure namba bansengera ibaze bansengera nkahita mbumurokora sinywa inzoga ariko ibaze ndagaza hoya bagomba kugusengera wigize gapfizi wa karitsiye wowe bagomba kugusengera ariko nanjye wigize amapfubuzi igisubwo neza nanjye ndakabije ngomba kwisubira ibintu inama ngiriye niyo umeze nk'isake mugereranya nk'isake wowe wowe ntabwo uzi biriya bintu ukuntu bityo mwiriwe komera pasite muraho neza mwari muraho amakuru ariko se pasite ntacyo uradusengera ndebe buriya umwana ariko ugakana n'abana burira wicare pasite ndaba ndeba pasite nizere ko utari pasiteri kabatezi pasiteri kayoga ntabwo ni pasiteri kayoga ni pasiteri wasizwe amavuta aha ni uwiteka vuga tamina amina uyu pasiteri ndamuzi amena ariruya urampamagaye ngo hari umuntu ibyaha byarembeje abagore batwaye cyane wahise unabimenya nese ko nta nese umuntu biba bimwanditseho oya ijambo ry'Imana riravuga ngo yego rwose tubeshye utera intambwe imwe Imana Yesu atera intambwe 99 uremera umunyabyaha ndabona ari uyu nguyu urebye n'inyogosho afite ntabwo akiza afite ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hano muri Bibiliya tugiye muri Luka babwiza ukuri ubuso Imana ntabwo yavuze ati abantu bajye bakundana bangane noneho ese uyu mperuka ari umunyagice wanjye sinzi ikintu cyatumije agwa simbizi ntabwo mbizi wowe niwe umpamagaye ngo hari umuntu ibyaha byarembeje abagore baramutwaye barambureho ibiganza basiga amavuta y'Uwiteka amina zambare ese uremera ko Yesu aba umukiza n'umwami ukuyobora mu bugingo bwawe ndabyemeye amina ugomba kubyemera izina rya Yesu fukama hasi reka nsenge gatoya ntazasigara nkomba isahani abandi bajya isahani ariko nizere ko uzampa n'ubukire rwose ubukire nanjye nkajya ngira ibyo bikaranze nyagasani Yesu umwana Imana yacu data wa twese uri mu ijuru abaho ibyo mwifuza byose mu izina rya Yesu muce bugufi dusenge yego
mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. nukore rwose. amen. Ndi imbere y'Imana ndasenga nsabira aba bantu. Ni impamo Uwiteka. Hano hari abanyabyaha, amen. abagabo hano batwawe n'abagore babandi, bari ariko ndasenze kugira ngo ubakuremo iyo mitima. Ariko ubu nanjye ngiye kuzajya ngira ukarango bw'unsengeye pastor rwose. Kabanyamagambo mu izina rya Yesu, toka Satani, toka Satani. Abazimu bashe, abagore babandi babavemo, babavemo mu izina rya Yesu, toka Satani. Ndasenze mvuga ngo abagore babandi, umugabo yamaze abagore babandi, abagabo bagiye Darifuru musigarana abagore, muhumirize. Sibye pastor vugana n'Imana. Humiriza ndaje nzana amavuta bashire mu amavuta y'umwuka wera. Haleluya. bana abagore babandi namaze ndamaje abari bo bagabanya bede babaringaniye. Mama nanjye ndagusabye rwose. Nanjye ngira ukarango ngira ndamukaraza nanjye nzajya ngenda mu buzima.